ikaze mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze, aho tugiye gusangira amateka atangaje tutigeze tubwirwa. Umusozi witwa Ndabirambiwe, uyu ni umusozi ufite amateka menshi, haba ku Umwami Ruganzu aho yicaraga inteko ze ziracyahari, ariko nanone ngo hari ikiyaga yavumye. Icyo kiyaga turi buze kubereka, turi buze kugeraho. Yakivumye bigenze gute? Ese byagenze gute ngo iki kiyaga kivumwe? Amaze kukivuma, ese cyongeye kugira umumaro abagituye? Uyu musozi witwa Ndabirambiwe, abantu benshi bizera Imana bavuga ko bajya bahurira n'ibitangaza bikomeye. Hano ni ahantu h'umwihariko, ahantu nyine uhurira n'Imana ugasabana nayo, ahantu mbese utura Imana ibibazo byawe ikakumva. Aya matsiko yose n'ubundi nyemerera tugumane hano kuri Be Proud, tugutembereze Musanze, dusure aka karere ka Musanze. Dutangiriye hano mu mujyi, hano ndi mu marembo ya Musanze, niho tugiye kwinjirira, niho tugiye gutangirira urugendo rwacu. Dufite abari buze kudufasha, bari buze kutuyobora, turaza kuganira na benshi batandukanye, uraza gusobanukirwa byinshi utigeze umenya kuri aya mateka.